السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ومازلنا عند بنيتا الشيخ الحافظ نهاي رمضان أبو محيسن. Musomo tujya kurebera hamwe ni isomo ryo gusobanukirwa mu dini cyangwa se gushaka ubumenyi mu dini. Fadlu at-tafaqquh fi ad-din. Ibyiza byo gusobanukirwa mu dini. لأن التفقه في الدين أفضل الأعمال. kubera ko gusobanukirwa mu dini nicyo gikorwa cyiza gihambaye kuruta ibindi. wa huwa alamatul khairi. Icyo gikorwa cyo gushaka ubumenyi cyangwa se gusobanukirwa mu dini ni ikimenyetso cy'ibyiza cyangwa se cyo kugera ku byiza. Uko buri kintu cyose ushaka kuba wakora kigomba kuba kijyanye n'ubumenyi. Ubwo bumenyi nibwo buguha kuba ushobora kuba wakora kandi ugatungana. Rimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibisobanurira neza gira iti man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din. Uwimana yifurije ibyiza mu dini imuha gusobanukirwa mu dini w'Islam. Nuvango na ahantu hose no mu bumenyi bw'isi nta kintu wajya gukora uretse ko ugikora bijyanye n'ubumenyi. Ugomba gushaka ubumenyi mbere yuko ukora. Ari naho mpamvu Imana idutegeka yuko mbere y'ikintu cyose, mbere yo gusobanukirwa Imana Allah subhanahu wa ta'ala, tugomba gushaka ubumenyi bwo kubasha kumenya Allah subhanahu wa ta'ala niki. Vango ahangaha ibyiza, ahangaha nimwe Imana yakugaragariza yuko Uwimana yifurije ibyiza imuha gusobanukirwa mu dini. Lianna dhalika, kubera ko ibyo ngibyo mu gushaka ubumenyi, at-tafaqquh fi ad-din, mu gushakisha ubumenyi, yahsulu bihi al-ilmu an-nafi', bikugeza mu kuba wabona ubumenyi bwiza cyangwa se ubumenyi bugufitiye akamaro. Alladhi yaqumu alayhi al-amalu as-salih, bikujyana ndetse binakugeza ndetse bikaba ari na fondation yo kuba wakora ibikorwa byiza. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala iyo amaze kuguhereza ubumenyi wumva yuko buri kintu cyose ugiye gukora ugomba kugikora bigendanye n'ubu bumenyi. Inwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itegekwa na Allah subhanahu wa ta'ala iramubwira ati wa qur rabbi zidni ilma. Nuvango yabwiye inwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko igihe cyose azajya asaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala mu kumwongerera ubumenyi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajya kutubwira yuko tugomba gushaka ubumenyi nuko azi ko ku munsi w'imperuka hari ibintu bigomba kuba biri ku murongo. Nuvango iyi swala cyangwa se ukugufunga nta gushaka kubikora uretse ko bigomba kujyana n'ubumenyi. Ubwo bumenyi rero nibwo buguha kuba wakora neza ukazabihemberwa. Ukoze nabi nuvango ukora bitagendane n'ubumenyi. Urugero twatanga twihuse no kuvango iyo umuntu agiye guhanagura nk'amasogisi ahanagura hejuru ntago duhanagura hasi kuko niho hagenda, ariko duhanagura ku masogisi. Nuvango ibi byose ntago wabimenya utagiye mu shuri kugira ngo ubashe kubyiga. Nuvango iyo niyo ncamake y'ibi ngibi byo gusobanukirwa mu dini. Nawe ushaka ko wakurikira amasomo nk'aya ngaya ku rubuga rwacu Yes Islam Rwanda. Ngari kumwe na Sheikh Al-Hafidh Nahayo Ramadan Abu Muhaysin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.